ngo urukundo ruhagije ngo urukundo ruhagije iyo ufite urukundo ibindi byose birizana. It's a liar. Ibyo ubitekereza ko urukundo ari urukundo ko ari gukeneye rwonyine kugeza iyo mumaze kwimariya ugasanga urwo rukundo it's just the beginning. Ni akantu gato cyane ku zindi eforo ugomba gushyira muri marriage. Karibu rero, karibu mwongere mugaruke. Ndi Auntie Sonia kuri iyi channel tuganira ku byerekeye ubuzima. Uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza ku byerekeye mixed marriage. Niba ukiri muto cyane uri umukobwa ugiye gushakana ukaba ugiye gushaka n'uwo mudahuje umuco, si ngombwa cyane umuzungu n'uwo muri West Africa, burya ntabwo tuba duhuje sheri, n'umunyakenya no kuri tuba turi abaturanyi, yewe n'umurundi hari igihe usanga hari ibyo mutandukanyeho. Urabyumva? Nge rero noneho nagiye nakure umuzungu. Ngenda umunyarwandakazi narongoye n'umuzungu w'umuholande, tumara imyaka presque 19 ariko tumaze 16 twimariye. Dufitanye abana batatu entre 15 et 9 ans. Urumva bafite quand même ka experience. Reka rero mbabwire aha kuri iyi video ntabwo nje kubabwira ko kwimariya tuvuge mon exemple kwimariya n'umuzungu ari byiza cyangwa se kwimariya n'umuzungu ari bibi. Ngenda babwira experience zanjye nizo mbona ozarantu rusange mu bashuti nabo bimariye n'abanyamahanga. Abanyamahanga ni en général, cyane cyane ndibanda kuwo nzi tubana n'umuholandi. Noneho tujye twigishanya mbere yo gufata decision, ukavuga uti ndagiye kwimariya, noneho ngiye no kwimariya n'umuntu uva mu wundi muco. Reka rero nkubwire ukuntu bigenda. Deja d'abord kugira ngo wimariye il faut kumenya ko mariage uba uvuga uti ni mariya n'umugabo wanjye, n'umugabo avuga ati ni mariya n'umugore wanjye, ariko burya muri mariage yanyu ntabwo muba muri babiri gusa. Buri wese azana bagage ye, azana famiye ye, azana umuco yakuriyemo, azana uburyo yarezwemo, azana uburyo yize bwo kuresolve a problem, ukuntu iwabo iyo habaga hari ikibazo bagikemuraga, azana ibiryo akunda, azana byinshi bitandukanye. Ye niyo muri abanyarwanda mwembi ntabwo muba muri impanga. Uko yarezwe akenshi usanga atari ko wareze, ariko igituma noneho umunyarwanda ku munyarwanda byo byoroha gato nuko hari ibindi bamuhuje, ariko noneho kurongwa n'umunyamahanga ni nko gutangira A0. Azana ubururu ukazana umweru, noneho bigahura bikaganira religieuse, akazana n'uburyo yizihiza iminsi mikuru, byose biba bitandukanye. Ntabwo umariya couleur de sa peau, umariya son histoire, umariya traumaze, ibibazo yagize kera n'ibyo yagize kera, faiblesse ze, byose mukaza mukabitura hamwe. None iyo mugeze hamwe haza ama decision menshi. Noneho uko wowe ukiranura ikibazo ugasanga siko kikirana, ukavuga uti ese ubu bikoze gute, ukavuga uti je niko mbizi, nundi akavuga nawe akavuga ati no wacu tubigenda gutya ni gutya banyigishije. Guess what? Mwese mufite ukuri, kuko ntago waba icyo utari. Nibi wacu par exemple, buri muntu wese aba ari karibu yo kurya, atabanje gutelefona ngo avuge ngo azaza uyu munsi n'uyu, ngo azamara iminsi 2 cyangwa aramara isaha. Urafungura rwose ugahita unabwira umukozi, niba ufite umukozi uti teka byinshi tugize abashyitsi,
ugahita wimura umwana, niba umwana afite chambre ye nta chambre y'abashyitsi ufite ukabura mwimuye akajya kurara n'abandi, iyo chambre ikaba y'abashyitsi. Aba bazungu rero, aba bazungu niyo yavuze ati aje kunywa kafe, arabanza agatelefona, ugashyira agenda hamwe, ukareba umunsi utazaba wakoze, ukareba umunsi utazaba bajyanye abana muri siporo, ukareba umunsi utazaba unaniwe, ukabipanga none ukavuga uti okay, aka kanya no mune none uzaze, muri uwo mukanavugana n'igihe ari buhamarire, kugira ngo umenye niba aje kunywa kafe gusa cyangwa ari bunasigare ku mugoroba mugasanga ibyo bishyushye. Ibyo rero ni ibintu twese ko batureze, ntago kuko umuzungu noneho aba Bahorande bo iyo uje utababwiye ashobora rwose kuguha journal akajya ku meza ni wabo bakarya, cyangwa se akubwira wakoze kudusura tugiye gufungura nawe utaha, kandi ntibibabaze kuko bose niko bameze. None umuzungu nawe wajya akabona inshu zawe ziraje pafu nkuko nyine twarezwe, ukabona yabuze avuga ngo ntabwo nari mbizi, ngo yita uyu mugoroba nawe uteganyije ko tuba turi kumwe njye nawe gusa. Nyine ibyo bintu birahura bikaganira bigapfutse bikarwana. Noneho rero ngo murabyaye, noneho ngo murabyaye hajemo kurera abana banyu. Oh my God, nakuze banyunguta, naba nakiriye ku ishuri mwarimu akankubita, naba nakiriye mu rugo ngakubitwa inkoni, niko twarezwe. Kandi ntabwo byatumye tuvuga ngo twanze ababyeyi bacu, twanze abaonkle bacu, abatandi, niko ukura nyine uzi ko ariko bigenda, wabishaka utabishaka urabijyana. Nubwo maze i Burayi hano mamaze imyaka presque 28, uravuga ukuru hari umugari bavuga ngo ukura umwana mu ntambara ariko ntukura intambara mu mwana. Babyumva bivuga ko ukura umwana mu muco ariko umuco ntumukura. Sinzi uko nabikubwira. Nubwo naje nkaba hano nkaba mvuga ikirimi cyaha, ibyo barya nanjye nkaba mbirya, bakabanjye ntitukinabona ko tutari umwana umuzungu n'umwirabura, tubana nyine nk'umugabo n'umugore. Sinyibona ko ari umuzungu nawe ntacyo nibyo, ariko ntibivuga ko ntakiri umunyarwandakazi, ntibivuga ko atakiri umuhorande. Urumva? None iyo muhuje mugize abana uzana imico yawe nk'uko warezwe ugashaka kuyashyira mu bana bawe, ukibagirwa ko abana bawe bavukiye mu wundi muco, bigahura nabyo bikarwana. Muri camake cyese ndamwigisha ikirimi cyanjye bikanga, ikiwabo ni cyakura yumva imico. None wanagira ibyago ugasanga famiye yawe ntiba hafi yawe, bababona rimwe mu mezi 6, rimwe mu mwaka, ntibajya mu mafete menshi cyangwa se ntibabonana benshi n'abanyarwanda kubera ahantu mutuye. Twari turi mu buturage ari twenyine tuhaba, ku buryo kote y'umugabo wanjye niyo yari iganje. Nubwo nsurana na bakuru banjye bakaba badusura ariko ni gake. Ibyo rero byose birahura bikaganira. Njyewe nk'abana banjye Ikinyarwanda bametrije ntikiyo ndakaye. Burya iyo urakaye usubira mu kirimi wavukiyemo, bazi ndagukubita ngwino hano dore urutwe wahenewe, ibyo byose arabizi. None umwangiza aya magambo nayo yarayazi. Niyo turi mu iduka bakandakaza tukaraba Ikinyarwanda, abazungu ntibamenye isirimba haye, bashita umwana acicitse bakibaza ikintu mbabwiye kikabayobera. Ibyo rero ni ibintu uzana umugabo akabona kucyumvita abana kubera ko barimo badiskita. Twe batureze ko umunwa iyo abantu bakuru barimo baganira umunwa wawe ufunga. Discussion iyo wagira discussion burimo bubwira ikintu, hari niveau ugeraho ukavuga uti ndafunga umunwa ko ndimo ndavugana na papa, ndafunga umunwa ko ndavugana na mama. Icyo kinyabupfura tukivukiramo. Hano rero abana bafite urugamba rwo kuvuga no, bafite urugamba rwo kuvuga ati ndadiskita,
muri politiki, mu byo nshaka, byose ni discussion. Ubwo rero nyine nanjye bikaba birandiye. Isi akavuga se ushaka ko abana bazagira ku byo bakora batabasha kuba icyo ikiri mu gitekerezo. Nkavuga ni okay, ibyo bitekerezo byabo basha kubivuga, ariko bishobora kumenya, bazajya bamenya ko ndi nyina wababyaye. Bamenye kuri se wababyaye, bagomba kumenya aho bageza. N'ubu turacyarwana ubona bafite ikintu cy'ikinyarwanda ko nanjye nyine ngishyiramo, bagafitira n'ikizungu. Herezo ko naravuze ni ukuntu mbona umugabo wanjye yicara akadisikita na se n'abakuru we bose ku meza, bakaganira na se, bakajya muri politike, ukabona bagiye nko gucirana amaso, kandi ukabona ntacyo babwiye, ninjye bisigara birya. Ariko nyine ibyo byose ugomba kumenya ko ari byo ugiyemo. Amafaranga amafaranga, twebwe urabyuka uravuka, ababyeyi bakakugaburira, bakakwishyurira amashuri ababishoboye, ukarinda, kenshi warinda ujya muri za universite, urangije secondaire utaramenya kuvuga ngo ugiye gukorera amafaranga, utaramenya kuvuga ngo urajera amafaranga, utaramenya kuvuga ngo urabika amafaranga. Aha rero bahera bagifite imyaka 13. Kajya kubona akana kanjye k'imyaka 13 gatangiye kuzajya kajyana amajournal saa 12 za mu gitondo. Isi akavuga nanjye narabikoze. Ahubwo turangana twavuze ibyo tujya se, ndakora nawe urakora, kuki agomba gukora. Ati niko azamenya ukuntu amafaranga umuntu yageraho yayavunikiye. Ubu afite Kenza, arakora, afite amafaranga ye, harayo tumwongereraho, ariko nawe aziko niba yakoreye 100 agatanga 100 hanze, nyine konte ye yarabimuhamagara. Ibyo byose bigahura bikaganira. Hano ababyeyi nk'umuzungu baba bavuga ati nitwe twadesize gushaka umwana, nitwe twamuzanye kuri ubu buzima, turamurera kurinda twe dupfuye. Uwo mugabo wanjye afite imyaka 42, iwabo baracyamugenda inyuma nk'imyaka 5. Niba hari ikibazo twibara baba bahageze, ariko ibindi ntubimubaze. Nijye baba mwibukije anniversaire za nyina, yego kumushyira indabo kugira ngo ariko cya cyubahiro tukirira ababyeyi bacu bo bagifata ko ari bisanzwe. N'ababyeyi banjye nibo bandi, ntago ndobrije yo kubafasha, no. Ahubwo ababyeyi ubona ibyo bakora byose baba batekereza tuzasigira iki abana bacu, urumva? Kandi bakagira imibare yabo. Niba mbwiye mavuga ni uri kuri alimentation, okay, umugati wanjye washize unzanira umugati, niba yayishyuye amayero 2, arazana umugati ndayamusubiza, kuko bo icyo umubwiye niko kiba kimeze nyine. Ashaka l'autre jour akagaruka akavuga ati amaye kado ya 50 cyangwa 100 ngo timbisi ngura icyo nshaka, cyangwa no kuri anniversaire anzanira amafaranga. Ariko niba mutumye amagi cyangwa mutumye umugati wa 2 ndayamusubiza, kuko bo rendez-vous ni rendez-vous, promise is promise. Ntabwo yaragiye muri alimentation pour moi, ninjye wabimusabye iyo service ngomba kwishyura. Nuko bimeze nta mikino, niko bimeze, kandi ntabwo babikora bumva ari umutima mubi. Niko babareze, niko bameze. Noneho ugahura n'imico y'iwacu. Twebwe ababyeyi baraturera ugakura, ariko iyo umaze kuba mukuru ukarangiza amashuri ukabona akazi, ntabwo wibagirwa ababyeyi bawe, ntabwo wibagirwa wa onkle wajyagayo uko harara, ntabwo wibagirwa wa mutante, uko ushoboye umutekereza. Abaturanyi banyu uramukecuru, byo twebwe tubana dufashanya. Ibyo rero ku muzungu ntago abyumva. Umuzungu abona iki? Umugore we n'abana be. Ise na nyina bazi nyuma. Niba se na nyina barwaye arajya kubasura pe, arajya kubafasha. Ariko niba nyina yinjiye mu buzima bwe, umugore akaba yabirakarira, arasezeranya nyina byihuta cyane
kuko aravuga ati ubuzima bwanjye nahisemo n'umugore nabyaye bano bana nizo responsabilité zanjye. Ababyeyi banjye bagize responsabilité kuri njyewe. Ibyo banshyizemo ngomba kubishyira mu bana banjye, pa kubishyira muri bo. Ibyo rero nabyo bigahura bikaganira. Bivuga rero nshuti zanjye, love is not enough. Urukundo ntiruhagije. I know it sounds terrible kubera ko urukundo rwanjye gukwiye gutsinda byinshi. But no, urukundo mu Rwanda, urukundo atakumva, mu rukundo mudahuza, ntago bikora. Ntago bikora. Nkuko mariage yose ari work, ari respect, ari ukwihangana, ari ugucuzinga, ugahitamo umuntu chaque jour ukavuga iti ni umunyamafuti ariko ni umunyamafuti wanjye. Kuko buri muntu wese azana utuntu twe, yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura, twese duhuza, ntago turi impanga. Twese duhuza n'utuntu dutandukanye. Ifo noneho rero ntuvuge ngo ngiye mfite kaca y'Abanyarwanda no afite kaca y'Abahorande, ntibizakunda. Turabihe kaca abana banjye no, icyo gihe ukuntu bigenza, iyi ni wise intuza thing ngiye kubaha. Ukuntu bigenza, uzana kaca yawe nawe akazana kaca ye, umuco yanyu yose, none mukayishyira hamwe mugaforuma iyanyu, empedosa none ugahereza yatanga na ugatanga, yamanuka mugashaka iyanyu mwihariye. Ikindi bana biwacu, niba uhisemo kuvuga ngo ugiye kurongora n'umuzungu, ugiye kurongora n'umunyakenya, ugiye kurongora n'umunigeria, ugiye kurongora siba n'umunyamerika, ni byiza rwose. Aho mutandukaniye n'uruhu, none mugatandukana ko yarezwe mu yindi mico. Ariko birashoboka, uretse ko byose bisaba imbaraga. Icyo ugomba kumenya nuko kuva muri ya date ya mbere, bwa mbere ukimukubita amaso ukavuga uti ndamukunze uriye, mugasohokanira kujya gusangira, mbere yo kujya no kunyereka ababyeyi, mbere ya fiançailles, mbere yo kubita put a ring on it, ugomba kumubwira uti wankunda utankunda, ngiye mfite bakuru banjye, ngiye mfite basaza banjye, ngiye mfite abakecuru bankunda bantegereje, ngiye mfite aba oncle, ngiye mfite umuntu yapfuye iwacu turakoteza, iyo habaye mariage turakoteza. Ninza yarumva hari uwa telefone cyangwa se nagize umushe, uzajya umenya ko ari ibyo nyine. Nta kuntu nabigenza, singe wahisemo aho mvukira. Niyo nkunda umenye ko ari ibyo nzanye. Nawe wagira Imana akakubwira ibyo, kuko nabona ubwo ari abazungu nyine ibintu byose biri claire, nabo bafite ibindi byabo. Abazungu burya bafite ukuntu boroshye cyane, bo ntago bajya trauma zaba kuvuga ngo wenda baraburaye cyangwa se babuze amafaranga y'ishuri cyangwa se barabakubise. Reka da, akenshi ni izindi trauma twe tutanahuje, ni trauma ziko ababyeyi babatandukanya. Umuzungu y'umutrakaje baragiye abenshi, cyangwa se ni trauma zindi baba bifitiye, ngo ise ntiyamubwiye ko amukunda, ise ntiyaje muri match ze, cyangwa ku mashuri barababurinze akabijyana, cyangwa se ama complex. Byose kuri bo, kuri twebo tubatumva bahaze ariko kuri we biramuvuna. Ibi byose rero murabihuza mukabiganiraho. Tankesha udafata umwanya ngo uganire n'umuntu umumenye, none nawe umubwire uriwe, bizagaruka bikudomanga. Usange uratandukanye kandi wari ufite umugabo mwiza, aho ugasanga noneho usanze noneho ufite uri terrible. Kuko ntushaka kubona umuntu parfait, yaba ari umuzungu yaba umunyamahanga, nta muntu uba uri parfait. Ifo kugerageza mbere yo kuvuga uti ndagiye, ifo kugerageza ukabanza ukareba na yenda n'iruhande, ukareba uko abandi bameze, ukareba n'ikosa ryawe wagize. Niba utaregize wereka umuzungu ko abantu bibanyu basajya bagutelefona usaba amafaranga, cyangwa se abantu banyu bakeneye ko bafasha,
ugashiduka abona konte igenda igabanuka mwabuzwa n'icyo kubipfa. Ariko niba bizi akavuga ati okay ndabyemeye mbirengejeho ndagusabye ubaye umugore wanjye nibiza ntabwo azakuzamuka uzavuga ati narakubwiye iwacu niko bimeze. Mushayenda no kuvuga ati ashaka kubwira ajye nk'umugabo wanjye arabizi ati niba hari ikibazo kigaragara of course tugomba gufasha kuko noneho giye twarajyanye mu Rwanda no mu bindi bihugu byo muri Afrika. Ngiye ntabwo nagarukiraga i Kigali gusa no mu biturage nkamujyana n'abandi mu bakene kuko famille ntago burya mu Rwanda harimo n'abakene n'abandi babakene mu giturage hamwe bakwicaza hasi akaguha umusururu mu bya bikombe by'amabara ukamujyanayo ku munsi wabuze uti wa mukecuru yabyana cyangwa ari mu bitaro ntabe surprise waramujyanye wabonye ko dufite icyo tumurusha niyo twamwerera amayeri 10 yamufasha. Me niba utarabimweretse it's a problem. Nawe kandi yaba atarakweretse ko iwabo bameze gutya ukagera ukumirwa ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu ngiye mbagira inama uwo uzashakana wese uzabanza byose uruke ukomeze aho utuye aho uva ibizaza uko warezwe bizagufasha. Yego ntabwo ari garanti ko umuzabana ku buryo kuko mwabyiranye byose life happens ariko birafasha. Niba ugiye gushaka umuzungu ugiye gushaka umwirabura ugiye gushaka umunyarwanda ugiye gushaka umunyamahanga ntukagire ikibazo kimwe gusa ngo uvuge ngo do we love each other. Of course now muri kumwe in the first place love ni itangira attraction ni itangira me ifo kureba behind y'urwo rukundo uri pre are you ready yo ku accepta ko mudahuje are you ready yo kumubwiza ukuri uriwe are you ready yo kuza respecta your differences are you ready yo ku building yo gukora culture yanyu muhuje kuko ushaka kuba ari nayo secret kufata differences zanyu mugashaka izo uko muzivanga zikabizanyuza mwenyine that's the secret none yo kurungurwa n'umunyamahanga culture mukazimenya ariko mugakreya iyanye na famille yanyu mwese muzabasha gusupport. Ngaho mbwira muri comment niba wowe uri muri mixed marriage niba uri mariye ndi munyafrika mu bindi bihugu cyangwa umuzungu cyangwa se umunyamerika mbwira wowe challenge wagize mbwira ukuntu abigenje ngo bikunde komsa ubisoma nawe agiye kwimariya ajya gira akakuramo twigishanye ibyo twagiye ducaho. Niba ufite ibindi bibazo kandi niba ufite ibindi bishaka ko tuvugana kuri ibi bintu uzambwire nabyo nyongere kubivugaho kubera ko kurera abana burya nabivuze ciyemo niruka it's a challenge. Kuri ya Sonia rero hari nakandi kantu yumvishemo ko nazajya mbabwira burya uretse kuganira no kunda kumenya ibyo abandi bagezeyo no kumva inama nkunda burya guceza nkunda umuziki nkunda kureba udufilime nkunda n'ibyerekeye kubaho en bonne santé. Ubu rero nahisemo kuburi guhera ubu fe ya video nzajya mbabwira agafilime nakunze cyangwa se igitabo nasomye cyangwa se podcast nakunze namwe nimushaka kujya kureba cyangwa yenda bizagira icyo bibigisha. Kubyerekeye rero urukundo ari podcast njya numva yitwa Esther Perel afite podcast yitwa Where Should We Begin ivuga kubyerekeye amakouple irigisha rero cyane ikakugisha ukuntu ugomba kuba patient ikakugisha ukuntu mariage itoroshye ibintu nk'ibyo. Niba ukunda kumva podcast uzayumve.
hakaba ari n'agafilime kigiye kunsetsa k'umwiraburakazi finaloma wimariye n'umuzungu. Umwiraburakazi yavaga muri famiye z'abakire z'abadokiteri n'ibiki, noneho atomba mureze y'umuntu wamukorera jaride, nk'uko nyine waba umukire ugakunda umuntu umujarinire wawe, noneho akaba ari n'umuzungu. Iyo yitwa Something New, hakinamo yitwa Sana Ladan and Simon Baker, something like that. Ndabibandikira muzakareba ku gafilime nimubishaka, hanyuma muzanumva iyo podcast, muzaze mumubwire ko ari iki yabigishije. Okay basheri banjye, ngaho rero naho utaha mubane n'Imana. Strong.